ese boss nuko bagarika mo ashaka iki se wa mugabo Nje kimoto cyawe ese nzi iki moto si cyanjye ko mba cyanye ni cyawe Zimyo moto yawe siwe mbwira Yo nyereka turebe Vale nagora nabibuye Nabona mbwiraga ese gutambaye ni formula kumenya gute Ye nabibonye ariko nago nari nabonye ko umupolisi Zana kata shone yawe Siko nabijyana kugucikiraho Karita rouge mereza Uje subu ndayigira ko Aha, ariko se uyu mupolisi uko akakayete jaune na kayete rouge amuha perima kambwe ni kayete rouge uyu we si igisambo ntago arafande kabisa Moto akiri ibyangombwa byawe Fandra urakoze cyane kabisa ariko buguza akantu dore ni muri weekend akantu nakagura nta kibazo pe kugire neza Imana igumugisha ahubwo se wabaye ndebera nkabanza kajya kunyara ko Genda Mbe mu rugo nanyaye fasha kabisa mbanze nyara Genda Aha kikimotari ngiye kugipfura umurizo ikintu natse ibyangombwa kikama karite rouge na karite jaune Aha iki ni icyaha ngiye kuguhanira urangije udukikije nasoni ariko afaye nabidukikije nangije nukuri pe kuko ngiye kunyara none nabigusabye iyo suri yawe uteje muri no shyamba nicyo cyangiye kuguhanira mbere na mbere afaye nabona gatari kunzi ugiye kwangira udukikije nasoni siko nyari kwishyamba ni kunzi umuntu koko iri shyamba wangije mvuye yaratwumvikanye kugiye kumfasha sibyo uyo yakamara ko bidukikije kakanu ndakakugura aho mara nari bisibyo ndakakugura nari nateganyije ko ndi guhe bibiri nyemera nongere igihumbi ariko reke kungora rwose nigiye mu kazi Okay sawa nta kibazo dore utumye ndangiza na nyaye mbabara basire nyare ni maragenda nta kibazo ngabanza usoze neza nabwo naguri ubugire nambara nyare nta kibazo ndangiza we nyara nta kibazo fa kuri buyame uyu muntu uvuga ngo muha amafaranga ntashaka kundira amafaranga none haraje ngo ndanyaye ngo mwongere amafaranga aha reka nanjye nonze mwemeze nari nyaye ahantu hamwe kandi sindangije kunyara reka nyare n'ahandi ubundi noneho nanjye mufate noneho abaturage nibaza nibo bari budukize ntago nabandi umuntu umwe ngo nyara ahantu habiri aha fande warigenje umva warigenje wibye besha ariko nanjye ndagushoboye uyu munsi urambwira ngo amafaranga ngo nyayanga ahubwo kuki wangize udukikije kandi wowe uri umuyobozi urumva kino kimotarira motari si kimotari biki sanzu unyara nanjye ndanyara none se kuba sanzu unyara nanjye nkanyara ni icyaha urashinza kunyara njyewe ubwo nuko utetse umutwe wajya gutayama nese netse umutwe wu sanzu uri kunyara nanjye ndanyara urumva kino kimotari none reka nkwereke ndashaka kumenya impamvu none wowe uri umuyobozi warangiza ukangiza ibidukikije ukaza kubera urugero abaturage bwo kunyara none abantu babonye hose bakagira bahanyara njye nyayanga kubera wowe umva ndagushoboye ibyo uvuga n'amafaranga yanjye nawe nkiguhaye sanzu unyara nanjye ndanyara yewe ubonye ndi kunyara njye nyire cyangwa sanze uri kunyara nanjye ndanyara okay kaze nkwereke unyereka iki se ubwo urajya he wowe garuka sibyo garuka abantu bazi banadukiranure sibyo kugenda wowe kubura oya ushaka kugenda aya shaka kugenda karibu kiriya karibu sawa ni sawa nakubona amakuru none urahagera ndashaka kunyogosha nibyo eh kazi kabisa
Karibu. Gosi. Yes. Ikaso bakera. Parumeze neza ariko. Ndaho naribi. Ebyo. Se wabubizi kanga twogosha bibirira? Bibiri. Yego. Hari ribi sawa. Kibazo. Nta kibazo. Sano yiguka gatoya. Kibazo. Rekuramo gake. Vuga mbere twabonye. Ubwa mbere ubonye umuntu nkanjye. Ayibonye nawe ugasanzwe kabisa. Ntabwo ntunyibazeho cyane. Ntunyibazeho cyane. Okay, sawa. Banyita Tom. Kuko aferi muri kare muri abantu bose bemera. Okay, sawa. Waje ari bari nk'umuntu ukundangiye. Bakundangiyeho? Oya. Ngiye gusa mbonye saranya ari VIP nta kibazo. Ngomba kuza kwiyogosheshamo. Ani muri VIP rero niyo mpamvu muri iyi minsi turashaka no guhenda corona iyo tugiye kogoshera abantu 2,000 kandi ahantu nk'ahanga urumva ni igihendo no kogoshwa n'umuntu w'umusirimu nkanjye. Yoze kora ibyo ushinzwe hari kindi. Byumvikana umutwe umwe imitwe ibiri imitwe itatu. Bibiri gukuba gatatu ni 6,000 ngiye uramba. Uramba 6 impamvu nawe urayibona. Kandi ikindi nanone urabona no kukogosha bisaba kukogosha pfukamye rese ubona byavamo. Ngo yumve bingahe? Uramba 6. None yanje niyo ushaka kuzamura. Nakuye ko gushyira imbere ibiri umuntu umwe hano wishyura imbere. Kandi wenda abona urimo abantu batatu. Abo byumvikana umutwe umwe. Atumva nyogoshe ko ngaragura. Imitwe ibiri imitwe itatu urakumba gatatu na 6,000. Iyo mashini yawe ifite amenyo angahe? Kibazo si mashini. Nuzi kugenda wogosha umuntu amenyo uko yongera. Oya kibazo ntabwo ngiye kogosha umuntu umwe ariko afite imitwe itatu. Noye simbona ko imitwe itatu. Cyana ntabwo ari bose. Ndeba nawe ariko ntabwo ari byatumye umera gutyo. Nese ufite imitwe wenda wasanga ubona uyu hano imbere wonyine. Ariko inyuma hari imitwe iyo ibi. Warubizi? Abo n'umuntu agwaye sarunya kuturagwe ubundi wowe. Kuno ufite inzara yagusumba. Saroni ni yaje utambona gutya kugira ngo wenda umuntu wayimpaye. Na yawe waje. Ubuzima nibo bwa mbere giye kogosha umuntu ufite imitwe itatu. Nicyo ngiye mugufi ubona kukogosha birasaba kukogosha pfukamye cyangwa azamura intebe. Mbese ubona byavamo bose. Ugosha mwana uri kumwirato. Bose wowe. Tunavuye nka kogoshira hasi. Kuko ntebe mbona ugahagarara kuko kunene nundi birasaba kunama cyane hari gupfukama nanone urahita uba muremure. Betse nusubiramo ku bwanwa bundi turangiza ahantu hari akantu gasumba cyangwa ushaka batagenda. Aho reka bikureho nta